Niba ufite business ariko ukaba udatekereza kuba wakora website ijyanye n'ubwo bucuruzi bwawe, reka nkubwire yuko uri kwihombya. Impamvu nuko kuri iki gihe abantu basigaye bamenya serivisi zitandukanye bibereye iwabo mu rugo, badatakaje umwanya wo kwirirwa bazenguruka bashakisha ahantu baba bafite ibintu bakeneye. Icyo bakora gusa agahamagara nyir'ibicuruzwa akaba yabagezaho ibyo bakeneye bibereye n'iwabo mu rugo. Rero niba ufite business uko yaba ingana kose, ni byiza yuko wagira website utangarizaho ibikorwa byawe. Kugira website bizakuzanira inyungu nyinshi arizo ngiye kukugezaho muri iyi nkuru. Nongeye ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, mwawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruka twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Business yose yaba ntoya cyangwa nini iba ikeneye urubuga yiyerekaniraho, ikerekana ibikorwa byayo ndetse igasobanura n'impamvu abantu bakwiriye kuba bagura ibicuruzwa byabo cyangwa serivisi batanga. Rero nk'iyo umuntu ushobora kuva nk'umukiriya ari kuri internet arimo ahiga ibicuruzwa runaka cyangwa na serivisi, business yawe nayo ikwiye kuba ifite umwanya kuri internet kugira ngo mu gihe arimo ashakisha nawe abe yakugwaho. Rero iyo aramutse ageze kuri rwa rubuga rwawe ashobora guhita akunda ibicuruzwa byawe, bityo ukaba wungutse umuguzi bitakuvunnye cyane. Muri iki gihe rwose kiyobowe n'ikoranabuhanga rishingiye kuri interineti, abantu benshi bakunze kujya kuri Google bashakisha buri kintu icyo ari cyo cyose. Usanga abantu babaza ese nihe nabona ibikoresho cyangwa serivisi runaka hanyegereye, nihe nakura serivisi cyangwa ibicuruzwa bijyanye n'amafaranga mfite, ibintu nk'ibyo. Rero ukwiriye kuba wabyaza umusaruro nyuma y'iryo yo kuba nawe wagaragara mu ruhando rw'amabizinesi, ukaba mu bantu b'imbere. Uko buryo udafite website ugomba abaguzi benshi mu buryo utakwiyumvisha. Nkuko tubikesha urubuga rwandika ku bijyanye na business rwitwa scorer.org, kamaro ka mbere website izagira business yawe nuko izatuma business yawe igirirwa icyizere. Kuba ufite website igaragaraho amakuru y'ingenzi kuri business yawe ni ibintu bizakuzamura icyizere, kandi uko icyo cyizere kizamuka ni nako abakiriya baziyongera. Ushobora kuba uvuga uti ngewe namaze ibintu byanjye ku mbuga nkoranyambaga, ariko burya abantu bazamurira icyizere ubucuruzi runaka iyo babona yuko ufite na website. Ikindi kintu cya kabiri, kuba waba ufite website bikongerera amahirwe yo kuba wajya muri competition. Buri business ikwiriye kuba ifite website nk'uko umuhinzi abiba imbuto ye. Uru rubuga rwose ni nko kuba ufite imbuto yawe ukayibiba mu butaka bwiza, utuma ya mbuto yawe ikura vuba. Impamvu nta yindi ni uko website igufasha kwamamaza ibikorwa byawe, kubaka icyizere ndetse no kwigaragaza mu ruhando rw'ayandi mabizinesi, ukaba ushobora kugaragara nk'aho ari nawe ufite ibicuruzwa byiza kurusha abandi badafite izo website. Ni ukuvuga ngo niba abakiriya badashobora kukubona mu buryo bworoshye, bazibonera abandi. Rero ni igihombo ku muntu wumva afite intego y'uko business ye yakura ikagera ku rwego rwiza runaka. Ubundi mumaro wo kugira website kuri business nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes.com ni uko website ituma umuhanda ugera kuri business yawe uhora uri nyabagendwa. Rero niba uri online kandi ukaba ufite website ikoze mu buryo bwiza ku buryo byorohera abakiriya kubona ibicuruzwa byawe biri kuri ya website, bivuze yuko umuntu ninjira muri Google akandikamo ibicuruzwa akeneye, website yawe izaza anashobora guhitamo guhahira. Ushobora kudahita ako kanya, ariko akavuga ati reka nandike nimero z'aha hantu, umunsi nakeneye ibi bintu byanze bikunze nzabahamagara. Hindi nyungu ni uko business yawe igaragara nk'aho itanga serivisi nziza ku bayigana, tewe nuko usanga bikaba ari ya website ifite umuntu uyikoraho mu buryo uhoraho, wakira ibibazo by'abakiriya cyangwa n'ibyifuzo akanabasubiriza igihe. Niba ufite website rwose ntabwo ugomba gutungurwa no kuba abantu baguhamagara impande nyinshi ku isi, uturutse mu mpande zose zo ku isi, bakubaza ibijyanye na serivisi utanga, igihe mukorera, aho business yawe iherereye. Ibi rero ni ibintu byiza bituma abakiriya cyangwa abantu bashobora kuvamo abakiriya bishima. Kuba umukiriya rero yishimye byanze bikunze
bikunze azishimira guhora agaruka kugurira iwawe. Ikindi kandi usibye kuba umukiriya yaguhamagara niba wanditse kuri website amakuru y'ingenzi, bizatuma business yawe idatakaza umwanya bakira abantu baza kubaza muri ofisi yawe cyangwa bahamagara umuntu urimo gukora akazi gatandukanye muri ofisi agata umwanya kandi agakwiye kuba akora ibindi bintu bifite inyungu, kubera yuko niba wanditse amakuru y'ingenzi umuntu uzi gusoma azaza yisomere amenye icyo akeneye atiriwe aza kukureba aho ukorera. Rero kuba utatakaje umwanya rwose ni ibintu by'inyungu kuri business yawe, kuko abahanga bavuga yuko time is money, igihe ni amafaranga. Bivuze yuko igihe utakaje urimo no gutakaza amafaranga. Niyo mpamvu ukwiye kuba ufite iyi website tubiza amwe mu makuru y'ingenzi ukeneye kuzajya uhora usubiza uko buri mukiriya agiye yakenera. Akandi kamaro ka website ni ukuba ufite uburyo buhoraho bwo gushyiraho amatangazo ajyanye na serivisi nshyashya wenda winjije muri business yawe cyangwa andi makuru y'ingenzi ariyo updates. Kuba website yawe ihoraho amasaha 24/24 ni byiza kuba umukiriya wawe cyangwa ushobora kumukiriya yabona amakuru y'ingenzi mu buryo bwihuse. Ubu ni uburyo bwiza rwose bwo gutuma babona amakuru yihuse kuri buri kintu icyo ari cyo cyose uri gukora. Rero niba ushyizeho ibintu bishyashya rwose umukiriya wawe akabibona kumva ni ibintu bimukuruye, byanze bikunze azifuza kuba ibyo bintu yabigura. Akandi kamaro ko kugira website ni ukwamamaza uburyo bw'ikoranabuhanga kandi mu buryo buguhendukiye. Niba uri wa muntu uzi akamaro ko kuba ibicuruzwa byakwamamazwa, kuba wagira website ni ibintu ukwiye kuba washyira muri gahunda zawe z'ingenzi za business yawe. Umunyarwanda umwe yaravuze ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Rero ibikorwa byawe bikeneye kuba byamenyekana, bitabaye ngombwa yuko ukoresha amaradiyo n'amateleviziyo, bakoresha website yawe ukayunganira wongeyeho n'imbuga nkoranyambaga. Bizatuma rwose ibikorwa byawe bimenyekana mu gihe cyihuse. Ahangaha kugira ngo byihute cyane ushobora no kwishyura amafaranga makeya kuri Google, batuma business batuma website yawe igaragara mu buryo bwihuse, abayisura bakiyongera mu gihe, abayisura bakiyongera vuba vuba. Iyo biyongereye vuba vuba rero birumva yuko na business yawe itibona abaguzi na business yawe ibona abaguzi biyongereye. Rero tugana ku musozo, icyo nagushishikariza nuko ibintu utekereza byagirira akamaro business yawe. Gira urubuga website ari ibintu utagakwiye kwirengagiza, kubera yuko ni ibintu by'ingenzi isi ya none tugezemo iyobowe n'ikoranabuhanga rishingiye kuri internet. Ushobora kumva rwose nta mafaranga menshi ahagije watangiza iyi website, ariko ayo waba ufite yose watangira gake gake ukagenda ushyiraho ibintu by'ingenzi, uko nawe ubucuruzi bwaguka ukagenda wongeramo n'ibindi, kubera ko website ni ikintu gikuzwa. Ngira gake gake ukagenda wimprovinga wongeramo ibindi bintu bitewe naho business yawe igeze mu gukura. Tugeze ku musozi muri yacu no munsi. Ni wakunze ibyo twakuganirije, nyaboneka kanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Hasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yawe bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.